guys turabiyemye guys umuntu wese ufite ibitekerezo nk'ibyo nta nubwo tuvuga jewe simbiya ngenda biyamye jewe bagwa umutima mubi nimba barahisemo kugira oya nimba barahisemo kugira umutima uwo n'umutima gamubi ntago ari umutima wabo umuntu baba barahisemo kuba bajya nose kubera icyo bagushaka ubufasha ubu nyine nanje nibwo namenye navuze ngo umuntu uzoza ushaka ubufasha mbona utarankoreye iki apana subscribe umuntu reka nkubaze bro sibyo kubera umuntu ashobora kwifuza yuko mukorana akantu sibyo akifuza ko mwakorana ikiganiro nuko abazi yuko nimukorana iyo collaboration hari ikintu kiri buvemo sibyo bakunzi ba The King TV turabasuje kandi tubifurije amahoro y'Imana aho muri hose hatandukanye ku isi twinjiye mu mwaka wa 2025 ni wa mwaka twabasezeranyije ko tuzakoramo cyane ni wa mwaka tuzakoramo ibintu byinshi cyane ariko turabifuriza ibihe byiza turabifuriza amahoro y'Imana kabisa ndetse munahirwe mu byo byose mwifuza gukora haba ari akazi kazagenda neza haba ari amashuri azagenda neza haba ari ingo zizubakwa mu bantu bose dukurikira muzagira ingo nziza ibintu byose wumva wifuza gukora muri uno mwaka bizakubere byiza ibi ni ibyifuzo bya The King TV cyangwa se twifuriza abantu bose dukurikirana uyu mwaka rero twagezemo wa 2025 n'umwaka turi kwanga abantu bose basa nkaho bafite izina badashaka gushigikira abantu batoya ndatangira mpe ikaze mu mutumirwa wanjye dufite iturangiza tuvugeho gato kuri ibyo bintu tunarebe n'impamvu aba bantu babikora iturangiza muzatere comment twumve the reason why tugoye kaze papa asante sana abantu durukana 2024 man ubu turi 2025 twayinjiyemo ewana twayinjiyemo ariko n'abatayinjiyemo ntibagiremo hari ijambo abantu batazabamenya batazasobanukirwa yego umuntu utayinjiyemo utakiri muri buno buzima suko nawe atari muri grace of God suko atagiriwe ubuntu yagiriwe ubuntu urabona rya jambo bazavuga ngo nje kuba nkiriho no ubuntu nagiriwe bakazaganga nkaho bari abavuye mu buzima bwo nta buntu bagiriwe ubuntu twagiriwe subwo kuba turiho sibyo ubuntu twagiriwe n'ubuntu bwo kumenya Kristo bwo kwakira agakisa sibyo so rero ubwo buntu nabari abapfuye barabugiriwe kubera ko nabo babayeho ni iminsi unoze nje ni wowe nimba ubwo buntu warabugiriwe ko hari igihe uzopfa ubuntu twagiriwe n'ukubabarirwa na Yesu n'ukubabarirwa rero abantu rero ntibaza babitandukanya ngo babimenye bakamavuga ngo njewe ukuba ndiho ngo ni umuntu nagiriwe ufite ubuntu bwo kuba ukiriho ubwo buntu barabyitiranya Imana sigira ikimenyane ku buryo we ubwo buntu bwo kuba ukiriho abandi ikabica oya ubuntu bajya babyitiranya ubuntu ni Yesu Kristo witanze kugira ngo abantu bose bakizwe ubwo nibwo buntu exactly rero nicyo kintu twashaka gukosora abantu n'ubuntu kuba turiho kuba tutariho n'ubuntu ko twarababariwe abantu batariho nyine bagiriwe ubuntu n'abantu bariho bari bazima bagiriwe ubuntu papa mfite ikibazo nshaka ko tuganiraho kubera iki muri 2025 ni ibintu bitangiye kandi twari twaravuze ko ibintu bigomba kuba byararangiranye n'umwaka washize n'indi myaka yose yashize mfite ikibazo kivuga gutya kubera iki buri muntu wese watangiye tukamushigikira akagira aho ageze sibyo kubera iki bimutera ifunwe sibyo bimutera ifunwe reka mvuge ko ibi bintu bimaze kuba too much akumva yuko atakora wenda n'urugero ngiye gutanga urugero mu byo nkora akumva yuko umuntu ufite ibihumbi 100 cyangwa se 50 atakora kuri subscribe kuri channel ifite abantu 5 cyangwa se 1000 sibyo akumva yuko mutari muri live ako kantu man kandi nawe yatangiriye hasi yinginga abantu ngo bamuhe subscribe yinginga abantu ngo barebe ibiganiro byo cyangwa se indirimbo kandi uri mu bamufashije hari n'abadutumiye mu biganiro ngiye ndiye mu mutipe umwe twaramufashije sibyo twaramufashije dukora
nuko nta kuvuga mu izina uyu mwaka narihanye kandi ntago naje kuri kamera kugira ngo ariko wayi wumva ko nkwandikire urangiza nakurya si oya ntago yandi sindi gusa hari ibintu bimwe umuntu rwose yaragupfukamiraga mana akubwira ni mumfashe mumfashe munkorere kano kantu sibyo ugeze aho ugeze njyewe ndareka mvuge njyewe ntacyo bintu nka nubwo yareka ariko njye numva abandi baramwandikira akanga kubasubiza ngo baracyari hasi yewe ubafite iki hari umuntu wigeze kumpamagara ngo tujye gukorana ikiganiro ari ngaruka kuri icyo kintu sanga mani aza areba ibiganiro nkorera hadi yifuje kuko yabonye ko ndi kwaka mu biganiro ndi gukora bituma mpamagara ngo nje gukora nsanga nta subscribe mani yampaye kuri channel yanjye kandi ayizi ko iriho ndangwa se ntuzi ubona channel yanjye ni gute umpamagara gukora ikiganiro iwawe utarakanze subscribe kuri channel yanjye ngo yimbwire wango nyikandeho abona kwikanda ariko nabwo atari ko wa si sawa kandi warubizi ko ngira channel yanagutumye yanantumiye nanitegeye atari ukuvuga ngo wenda yari nakure nanitegeye atari ukuvuga ngo channel natike ngo niyiwe nk'uwo muntu wagerageza kuvuga yuko ari umuntu wagutumiye kugira ngo mukorane just arashaka gusa kugukoresha ya no kugira ngo muhe byuze ko cyo gihe narimo ndebwa cyo gihe ahantu umuntu wese narimo nkoreraho narimo nararebwa no baracyagira views bro urumva umuntu wese nakoreraga ico gihe kabisa nahitaga ndebwa abantu nibwo batangiye kuvuga ngo batangira kumenya ndi mu biganiro ikiganiro nkoze kabisa ugasanga iganiro nagaragandi sanga mugeze mu 10 na bingaye 20 bingaye so rero ariko ugasanga nanone uwo muntu ariko akaba abandi bo wasangaga barayikoze cyangwa batimana cyano yawe nayi kera ndi mu bantu bambere kandi nabo bakuze ariko ugasanga umuntu yaragagaye afite ikize sha aho wageze ni atwikare nisi ngo imvura inyagira n'abandi bagiyageza guteye banyagira buryo mugisha waje ukagwa iwawe no n'ahandi wawe na hano uvukwa kandi ntibivuze ngo uzahora n'iteka mujye mumenya kurya munasangire n'abandi akantu gato ubonye ujye umenya kuko twari n'umuntu ubwira ufite cyane abantu 70 ingahe wafashe ikiganiro cyanjye campainingira nkareba hari umuntu wese kubinkorera mani icyo gihe cyane yanje narimo nkubita mu 4 5 3 bingahe umuntu ntazibagirwa kandi yarabinkoreye maze kumuha ikiganiro musi yaye niwe shout out kuri ai baba nuri Canada urabizi turagukumbuye wana reka mandaza kumwe ndaza kugira ariko ndaza kwandikira data kumuhamagara cyangwa muhamagara ubunyine tuzovugana ai n'umuntu w'umugabo cyane kandi rero nimba rero tumushimire guys tugomba gushimira umuntu wese wagize icyo akora bura ai ari ikintu yankoreye bro n'umutipe uri high byatangira ngo murabizi sibyo ibaza umutipe tweze gukorana ikiganiro noneho ngiye ku subwara harira ikibazo ntibarabye ngira number yiwe couldn't call just is not recall ingi kunzi ko yahinduye urumva arambwira ni bro sibyo ndabizi bishobora kuba twe twavuganye yuko agomba kukimpa iki kiganiro noneho turangije kuvugana aribagirwa aragisiba kubera kuko yari yagize machine I think yari yuzuye aragisiba bro narageze arambwira bro wowe wicara sibyo ngiwe ndamakinga show yuko nti downloadinze kandi muri high quality urumva arabikora arangije kubikora arakimpereza yoza umutipe man ari muja muri simple niyo mpamvu man niyo mpamvu ngo hari abantu babiri umuntu bita n'umuntu bita Mendimine abo bantu man bagira umutima urumva man bagira umutima utagira ishari bagira umutima utarwanya undi muntu bagira umutima wo gufasha man aba yumva ko ikintu cyose wowe upfa kubugishaka
akigufashamo mu bushobozi bwe afite. Guys turabiyemye guys, umuntu wese ufite ibitekerezo nk'ibyo nta nubwo tuvuga jewe simbiya ngenda biyamye jewe bagwara umutima mubi nimba barahisemo kugira oya nimba barahisemo kugira umutima uwo n'umutima gamubi ntago ari umutima ntago umutima wabo umuntu baba barahisemo kuba bajya nose kubera icyo bagushaka ubufasha. Ubu nyine nanje nibwo namenye navuze ngo umuntu uzoza ushaka ubufasha mbona utarankoreye iki apana subscribe umuntu reka nkubaze bro sibyo kubera umuntu ashobora kwifuza yuko mukorana akantu sibyo akifuza ko mwakorana ikiganiro nuko abazi yuko nimukorana iyo collaboration hari ikintu kiri buvemo sibyo akamakinga sure yuko yakwinvitinze ntiyanagoya na tike sha ntiyanagoya tike uranagiye mutangiye gukora nta kurikira channel yawe sibyo byose gusa ashaka gusa kuidrawing ibintu bikurimo narangiza gusa bacuruza nyine bani banyamwigendaho. Reka nkubwire ntago ari umuntu ntago ndi kuvuga ku ba YouTuber bonyine sibyo kandi ndaho haro twavuze mu izina ntaho twavuze umuntu wese nimba ufite niba ari ikintu ufite sibyo ukaba ugifite hari aho wahereye sibyo ukaba ufite ukaba ugize ahantu ugeze heza sibyo umuntu uri munsi yawe gerageza byibuze niba utaramufashije vuga ngo umufashije abimenya ariko ntumushake ubufasha namba sibyo ntumushake ubufasha namba man uzi ko arigenge mfata n'ikiganiro cy'umuntu hari nk'ikiganiro njya mbona cy'umuntu nkahita ngishira kuri stat yanjye ubu mukoreye igitangaza man stat yanjye tu nkavuga ati kino kiganiro cyatwise ni fresh uzi nk'abantu hari ibiganiro tubona man hari gukora ikiganiro cyiza n'umuntu akabati man wakoze ikiganiro nose ko nagikoze niki wakoze wakirebye nk'ubu wowe ndo ushobora kuba ukirikiranwa n'abantu kuri stat benshi ukuyigifata ukahita ugikuta kuri stat kikarebwa byari kuba ari sawa wari kunkoreye umuti sinico we nubwo atavuga ngo ageze kuri status ariko byibuze nakirebe narangiza za kubwira ngo bro wavuze neza iyi story ariko hari ahantu utavuze neza ariko kugira ngo wumve kuntu abantu ari danger sibyo umuntu wenda tuvuga umaze kuzamuka gatoya sibyo iyo ukoze inkuru ya danger ajya guhamagara kugira ngo bro iriya nkuru wadukomeye sibyo mu gihe nubwo wakora n'indi nyine tuyisanzwe wenda iri aho ngaho inkuru twita ngo ni ya danger wenda ni ubuhamya wakoresheje cyangwa se ni nk'umuntu abandi batari bakoresha ariko nyine ufite ubuhamya bwa danger sibyo akumva yuko ubaye wa danger ariko amaze kubona yuko ibihumbi 10 bimaze kugukurikirana sibyo kano kanje mana hari abantu bajya bandikira abantu nge ntibaranyandikira ariko hari abantu bajya bimbwira ugeze ibintu 5 sibyo umujene ari aho ngaho sibyo nta kintu agufashije nta kintu na kimwe guys turi muri 2025 sibyo niba udashaka kumushyigikira uzabireka it's okay ariko rero ntukashake ubufasha iyo umuntu yanze kugushikira ko yango hari abandi baba hari bagushigikira abantu burya ntago abantu bose bashaka kwanga kugushigikira gusa nyine byaba byiza nk'abantu turi muri industry dufashanye man jewe cyane iyo mbonye nk'aba baba membre sana baba membre nkabona umuntu wafunguye cyane bitanganda subscribe nanjye ntibyansha handa subscribe kubera ko mbavuga ngo uyu ni umuntu wanjye kuba gutera imbere kwiwe niko naje gutera imbere sho mundi nimba jewe ndi inyuma nagira gucya tugakorana ikiganiro wenda nkamutumira kanyemerera sivyo ashobora no kumbwira ati wenda twakoranye ikiganiro cyiza umuntu w'umugabo reka ngo pending kino kiganiro sivyo usange arabikoze urarebwe aragufashije ariko rero abantu ni mwige donc abantu ubundi gushigikirana n'ijambo gushigikirana n'ibyo ushaka kuvuga gato shigikirana dukunda nino industry yacu tudakundanye ngo dushigikirane nta mumaro wabi cyane mukango yaravuze ngo abantu nta rukundo bakigira sibyo ariko abantu benshi bamuteye amabuye okay nanjye yabivuze nabi abigeneraliza ari uburyo yaraho yahenganye yabishira ngo manyamurenge bose ariko ari ikintu kimwe mani umutipe umwe yambwiye ejo bundi yarambwiye ngo yafunguye channel umwe mu banyamakuru hano wenda
tuvuge ngo watangiye mbere baramubwira ngo ngo sawa ngo yifunguye ngo tuzarebe nyine ngo bamushyira kuri spotlight nyine kugira ngo barebe ngo ikizavamo arakoze bigiye byanga nyuma y'amezi nk'anga birakunda mana ngo ameze neza arimo kwiruga amuhamagara ngo bro ngo courage ngo nabonaga ngo uzabikora neza why bro why tuba pretenders man why pretending man nose ngo mujama nje yabimbwira bro mpamvu man no mpamvu bena nje nta nubwo mo ntaho twavuze ariko ga nimba wimva muri abo bantu batazashikira abandi turi mwiza si mwiza kabisa turi mwiza uko iyo udashigikiye abandi kubera ko wumva ko ibintu byawe barashigikira udashigikira iby'abandi yes nimba wumva niyo ngo urugero rugerera abandi wifuza kugererwamo ariko ugerera abantu kandi buriya bro reka nkubwire nta kintu cyiza mu buzima ku isi kibaho ko kubona ufite izina ariko ukaba uri humble bro ukabona ko umuntu wese ashobora kuza kukubwira ngo wamfashije kano kantu ni ishema kubona umuntu aje kukubwira ngo nakubonye perfection ko wankorera kano kantu cyangwa se wamfashe kano kantu sibyo uri kuba uyuwaye sana uri kuba uyuwaye kuvuga ngo urarenze ntago ahora gahanze guys mumenye yuko ibyo ngibyo uri ufite none ahangaha cyangwa se uri kuvuga ngo Kiramani yaravuze ngo sibyo ujye umenya kubyaza umusaruro umwanya Imana iguhayemo umugisha sibyo nuriya ntuza Rugaju arabivuze kirazira kikaziririrwa iyo umuntu baguhaye umwanya n'umuntu waguhindurira ubuzima ukapfusha uwo mwanya ubusa Gitwaza yaravuze ngo uhuriye muri essentiel cyangwa se lift n'umukire mufite amasegonda 20 urumva ni iki kintu wakora kugira ngo convince uwo muntu wari ushaka mu buzima bwawe wagira ikintu akora sibyo ni iki kintu wamubwira kugira ngo akubwire ngo ngi card yanjye business card yanjye uzampamagare ngo ya appointment uyu munsi uzaza ni iki wakora ukumva nuvuga ngo making sure yuko uri umuntu w'abantu sana n'umuntu impamvu abantu batabakunda cyangwa se batadukunda nuko tutari abantu b'abantu umva yuko urihagije ufite ikizi abantu bagomba kumenya kuba muri societe n'ubuye nuko numenya kubana n'abasaza kamenya kubana n'urubyiruko kamenya kubana n'abantu bakuruse n'aburuse n'ibiki n'ingeri zose mani nta hantu wananirwa kuba cyane rwose kubera ko ico nico kintu cya mbere nje nize mu buzima iyo ngeze mu basaza ngomba mani ndabisanzuraho kandi atari kubasuzugura atari iki hari uburyo mbisanzuraho kandi nabo bakanyisanzura tukaganira kubera uburyo namenye ku approaching no kubaganiriza niyo ngeze mu basaza niyo ngeze mu basore b'urugero rwanjye uko uri kose kereka wa musore hari abasore bamwe uzugira ngo wenda bamizera crete ukamubahagara gutya kama azoga ngo nta rutuga kigira ukamubona yigize nk'umuntu wa daje yigagaje ntashaka kuvuga n'abantu bari kumwe uho ngubwo ndaje kumuvugisha se ngo bigende biki ntako ntaca amarira je nanago nkunda umuntu ariko umuntu wese uri hambo uganira mu buzima busanzwe mani nzi kwa approaching umuntu wese duhuye nubwo yaba ari umuyobozi umeze gute mani fa kuba yampaye umwanya alright dem reka ngushimire kuko yemeye yuko tuganira bro uri umuntu w'agaciro kuri nje kora yuko tumaze gukorana inshuro irenze imwe bituma nzita nyinshi cyane sibyo nibyo agaciro kabisa kuganira nawe ariko ntararangiza ndashaka kugira ngo buri muntu wese udukurikiranye sibyo ufite izina rito cyangwa se ufite ikintu ufite sibyo ntago kuba ugifite bituma wicarira abandi sibyo twebwe tudafite icyo ufite dukeneye ko watwereka inzira sibyo dukeneye kuko hari icyo wadukora kugira ngo natwe iyo nzira natwe tuyinjiremo sibyo that's why ninkwa approachinga witekereza yuko hari ikindi kintu ushaka nyereka inzira kandi niba utayinyeretse ureke kuko nyine bimbwira nyine ko bitashoboka bene wacara ukuntu batajya bavuga ikintu mwizina urashaka kugira ngo
uce kandi urabona si byiza. So turabashimiye mwe mudukurikiye mwese abakunzi ba The King TV, nabwiye yuko uyu mwaka ari ugukora kabisa, tujya na uploading kangahe ku munsi. Kazi ni kazi, kazi ni kazi, kazi ni kazi. Mugire ibihe byiza rero.